Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo, imbabazi zawe ni nyinshi kandi tugushimiye ku bw'izo mbabazi uzatumye wandikisha iby'urukundo rwawe kugira ngo abantu bawe tubashe kumenya iby'ijambo ryawe. Nyemera rero n'ubundi ibyo waduteguriye uyu munsi, tugirire ubuntu Umwuka Wera abiduheshe, aduhishurire ibyo bwiru bwabyo, anaduhereza imbaraga zo kubasha kuba nk'uko ijambo dutumweho riri. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru, turimo turaganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko yo gusa na Yesu Kristo, kwisanisha na Yesu Kristo, cyangwa mu yandi magambo wowe ubwawe kugira uruhare mu gusa na Yesu Kristo. Imana itugirire neza, ukamwigana ukaba nkawe. Imana iturengere. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 2:5. Aranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze mu kanya, turimo turaganira ku kwisanisha na Yesu, cyangwa se kugira uruhare, wowe ubwawe ukagira uruhare mu gusa na Yesu Kristo. Akenshi cyangwa se ibyo twaganiriyeho mu minsi ibanza ni ukugaragarira bose mu ishusho ya Yesu Kristo, ukavuga nk'uko Yesu yakabaye avuga, ugafata imyanzuro nk'uko yabaye akora, donc bose bakabona uri gukora ibintu nk'ibyo Yesu yakabaye akora. Ibyo ni byiza, ariko uyu munsi ndagira ngo turenze aho ngaho, ahubwo noneho tugere ku gusa na Yesu Kristo n'imbere mu mitima yacu, kuko iyo usa na Yesu Kristo mu bigaragarira abantu biba ari byiza, ariko kandi ibyo iyo bibaye byo byonyine ntabwo bigira umumaro cyane, kuko ibigaragarira abantu cyangwa se kwisanisha na Yesu ku bigaragarira amaso y'abantu bigirira umumaro cyane abatubona, ariko wowe ikigira icyo kikumarira ni ugusa na Yesu Kristo n'imbere mu mutima wawe. Uvuze nka Yesu, abakumvishe baranezerwa, bagubwa neza, imitima yari irushye ikaruhuka, ukaberera imbuto nziza nyine bakishima, bakarushaho gukunda Imana. Ariko wowe ikigira ikintu kikumarira ni uko n'imbere mu mutima uba warahindutse. Ufashe imyanzuro nk'uko yakabaye ayifata, abantu uri gufatira iyo myanzuro barabinezererwa, ariko kandi ikigira ikintu kikumarira ni uko n'imbere mu mutima ugira umutima nk'uri muri Kristo Yesu, umutima ugahinduka nk'uri muri Kristo Yesu, kuko ibyo nibyo bikugirira umumaro. Imana yacu tugirire neza. Dufate urugero, hafi ya twese twabonye filime za Yesu. Filime zivuga kuri Yesu ni nyinshi, zigiye zitandukanye, twese twarazibonye. Ni ikinamico nyine ryigana uko Yesu Kristo yabayeho. Harimo abantu biganye neza ukuntu Yesu Kristo yabagaho, bifashishije abahanga bagiye batandukanye, bavuga ati muri kirya gihe bambaraga kuriya, babaga bameze gutya, bagashaka abakaragita cyangwa abakinankuru rwose bashobora kubikora, bashobora kuvuga mu mvugo yoroheje nk'iye. Barabyiganye kandi koko byagize umumaro. Abantu benshi bagiye babona iyo filime yagiye ibafasha. Abayibonye harimo abantu bashobora kuba baranakijijwe kubera ko babonye iriya filime, abandi kwizera kwabo kurakomera kuko babonye iriya filime nyine. Icyo ndi gushaka kuvuga, abantu bakinnye iriya filime, abantu bakinnye iriya nkuru, iriya kinamico, biganye neza Yesu Kristo, ariko siko bose mu mitima bari barahindutse nka Yesu Kristo. Imana yacu tugirire neza. Ndetse ikintu gitangaje, iyo usomye amakuru yabo kuri interineti ugakora ubushakashatsi, usanga abenshi mu bakinnye ziriya filime nta nubwo bizera Yesu Kristo. Yewe ibintu bye binari kure yabo, ariko ni abahanga cyane mu kwigana ibintu Yesu yakoze. No muri ubu buzima hari abantu b'abahanga cyane mu kwigana ibintu bya Yesu. Mwaba muri kuvuga n'ukumva arimo avuga imvugo za Yesu, akagira imvugo yoroheje nk'iye, akagaragaza ubugwaneza bwinshi, agakoresha amagambo amwe n'amwe Yesu yakoreshaga, ariko umuntu ashobora gukora ibyo imbere mu mutima atarahindutse, nk'uko bari abakinnyi ba filime bayikinnye ariko abenshi mu mutima batarahindutse. Imana yacu tugirire neza. Yewe ndetse gukina izo filime nta gitangaje bizabamarira nibatizera Yesu Kristo. Cyakoze amafaranga yo bashobora kuyabona, ariko icyagira icyo kibamarira ni uko bahinduka no mu mitima bakizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ntabwo ndimo ndabacira witeka, ahubwo ndimo ndatanga urugero. Iby'abo bantu b'abakina nkuru birasa cyane n'ukuntu abantu bigana ibya Yesu Kristo ariko batarahindutse mu mutima bameze. Ibyo baba barimo biba bisa nko gukina filime, baba barimo biyerekera abantu ikinamico nyine rishushanya imibereho ya Yesu hano ku isi. Ariko ibyo nta mumaro bigira umumaro muto hano ku isi. Ikigira icyo kimara no kuhinduka mu mutima. Yesu ubwe aranga kwizera avuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Wifurije guhinduka ukagira umutima nk'uri muri Kristo Yesu, kuko ari cyo
bizagira ikintu bikumarira, yaba mu gihe cyanga ku isi ndetse na nyuma y'ubu buzima. Yesu aduhana umugisha, wisanisha nawe ugira umutima nk'uwari muri we. Imana igushoboza.